What's up my people, my name is 1B Official, I'm a filmmaker and photography. Nkaba ngiye kwigisha ukuntu ushobora gukoresha Premiere Pro. Of course ugomba kumanza ugakora subscribe, like, share na comment. Ubu ngubu ushobora kujya hasi iyi video nakoze ukabasha kudownloadinga Premiere Pro 2020 nk'ingi ngiye gutangira nkwereka. Ukimara kuyidownloadinga uraza uje muri download, of course irabihari, ukayikirikeho bisanzwe. Urabona ko ari Adobe Premiere Pro 2020. Of course nimba ufite Windows 10 iri update, byanga byakunda iyi Premiere Pro igomba kujyamo. Ugomba gukanda left click ukaza kuri extracting file. Tugiye ku extractinga tuyikure yari zipinze tuyigire unzip. Already imaze kuba extracting. Ikintu cya mbere ukora uhita uyinjira muri folder. Urabona ko Adobe Premiere Pro 2020 only igomba kujya muri Windows 10. Nimba abantu mufite mu Windows 7 mushaka kudownloadinga 2017 2015 ibyo mushaka. Ku bantu bafite Windows 10 ushobora gukirika hano urabona auto play, auto run. Ibi ntabwo bitureba, already tugomba kuza muri Adobe 2020 ukaza kuri setup ugakanda ibumoso bwa suri yawe, ukagira running for administrator ugakanda yes. Ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora kuza ukestaramo Premiere Pro yawe 2020. Iyi ni version ya 14.0. Nimba ukoresha igifaransa ushobora kuza hano ugashyiramo igifaransa, ugashyiramo Espanyol, biterwa n'ururimi ukoresha, ariko ngiye nkoresha icyongereza cyane cyane n'abanyarwanda benshi bakunda gukoresha icyongereza. Nimba uri umurundi ndakeka igifaransa gishobora kukorohera. Ukaza ugakirika continue, hanyuma urabona ko igeze kuri 5% iragenda ikaraninga ikagera ku 100%, akaba ari bwimaze kujyamo. Ikimara kujyamo uhita uza hano kuri start button, ugomba guhita uyibona aha ngaha, already ugomba guhita iza hano ugakirikaho ukayifungura. Urabona ko ingiyi ni 2021 ni gutya ifunguka. Nimba nawe wabashije kuyishyiramo, ubu ngubu ushobora guhita uyifungura ukoresheje buno buryo nkoresheje. Iyo tukimara kuyifunguramo, ahantu hambere ubona file, cyangwa reka manze musobanurira ibi ngibi bigiye kumanza kuza. Urabona ngiye hari ama projet mba nsanzwe narakoze, harimo izi ngizi za test, namba nakoze ama projet menshi. Ushobora kuba wari usanzwe ufite projet, ushobora kuza ugakanda open project ugashyiramo project ukayopeninga. Gusa warakoreye muri 2017 ntabwo ushobora kuzana project yawe ngo uyishyire muri 2020 bikunde. Bigomba kuba umuntu mukorana muri project agomba kuba nawe afite 2020 nkawe. Tugiye creatinga new project, turayitangiye. Ikintu cya mbere ugomba kuyita izina ushaka. Ni urugero katuyite intego. Wamara kuyita intego, si ngombwa ibyo byose nzagenda mbasobanurira gake uko mugenda, ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kuza ukayita izina. Warangiza ugakanda okay. Urabona ko already yari isanzwe irimo intego, nari nsanzwe narayikoze. Wenda katuyite intego sub. Mwibutsa ko ugomba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri video yose dushyizeho, nimba uri umufilmmaker ugombe uyibone. Hano iyo tukimara kuyifungura, already ugomba kuza muri editing. Hano hagomba kuba harimo taburo enye. Hari taburo za screen ebyiri, hakaba na taburo zo gushyiramo video ebyiri. Taburo ya mbere rero bayita sequence. Niyo tubasha gukiniramo cyangwa guplayingiramo video, guplayingiramo nyine ibintu runaka. Iyi ngiyi niyo tubasha kubonamo ibintu twashyize muri iyi timeline. Iyi ngiyi ni ukuvuga ngo aha ngaha niho tweditingira. Aha ngaha hano naho twinjirizamo video. Ibyo twinjijemo aha ngaha iyo dushaka kugira ngo wenda tubikate tubitunganye neza, bigomba kuzamo hano, akaba ariho tubirebera tukabiplayingiramo aha ngaha. Hari uburyo bwinshi ushobora kwipotingamo ibintu. Reka wenda ushobora kwipotingamo video yawe, ifoto se, cyangwa ibindi bintu byinshi. Ugomba kuza hano, ushobora gukirikamo double click kuri mouse yawe, ugakandaho kabiri, hagahita hazamo uburyo ushobora gushyiramo video ubu ngubu. Cyangwa ukaza ugakanda ibumoso bwa suri yawe ukimportingamo ibintu. Urabona ko ubu ni ubundi buryo bwa kabiri. Cyangwa nanone ukaza ushaka kuimportingamo, ukajya kuri file, ukajya kuri import control I, hanyuma ukimportingamo. Cyangwa
ukaba waza ugafungura folder, ni urugero ukaza ugafungura folder, ukaba wafata video isanzwe ugaterekamo. Wenda ni urugero katuyinjizemo muri ubu buryo, twinjizamo video muri ubu buryo. Munategereza gatoya imanzi ijyemo. Urabona ko twinjijemo video. Iyo tukimara kwinjizamo video iba ifite iyi urabona ifite video n'amajwi. Hano ushobora no kuyiplayingamo gake gake kara kuntu video yawe imeze ukoresheje akangaka, ushyiraho suri ugaplayinga bisanzwe. Hanyuma iyo tugiye kweditinga, mbere ko tweditinga tukagera aha hose, tugomba kumanza tukazana iyi video tukamanza tukayireba video se twashyizemo imeze ute. Hari uburyo bubiri bwo kuza kuyishyiramo aha hejuru. Ubwa mbere ushobora gukirikamo double click ikajyamo, cyangwa ukaza ukayiterura ukayiterekamo. Katuwenda ushobora gukirikaho double click inshuro ebyiri ikajyamo, cyangwa ukaza ukayiterura ukayishyiraho. Ariko icyiza ni ugukirikamo double click inshuro ebyiri, kugira ngo hari igihe uterura wenda bikaba ngombwa ko waterura n'indi. Katuyikirikaho kabiri, urabona ko yagezemo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ahangaha ni zoom. Ukaba wazominga gutya, ukazominga zoom. Iyi ni zoom, urabona ko igiye zoom out, ukaba wazominga ukageza ahangaha. Ariko ibi nanone iyo uri kuzominga gutya ntacyo byica kuri video yawe. Iyi ni ukuzominga kugira ngo wenda urebe aho video yawe igarukiye, nimba nta kantu karimo wenda k'amakosa, wenda ni urugero kadushyire muri fit. Iyo udashaka nyine ushaka kureba ukuntu fitinzemo imeze neza. Nimba ufite imashini yihuta, ushobora kuza ugashyira kuri furu. Ushobora kuza ugashyira kuri furu. Furu nyine ni ukuntu igaragara mu buryo busanzwe. Iyi video ukuntu bayifashe igaragara niyo playinze niko iza imeze. Urabibona ko niko iza imeze. Hanyuma iyo ufite wenda imashini performinga cyangwa igenda buhoro, ushobora kuza ugashyira muri 1/4 kugira ngo ubashe kuyikina. Gusa quality ya video ntago ihinduka. Icya kabiri rero ugomba kumenya, hano hari ama tools mesh ugomba gukoresha. Tools ya mbere ugomba gukoresha ni iyi ngiyi, hari mark in na mark out. Mark in ni igihe ushaka ko wenda video yawe ihera ahangaha, ugomba gukora mark in ikaza wenda ni urugero ikagarukira ahangaha, ugahita ukora mark out. Ubwo akangaka niko tugiye kweditinga konyine akangaka. Urabona ko twaciyemo akantu gatoya. Muri video yose ingana gutya duciyemo akantu gatoya, tubikoresheje mark in na mark out. Cyangwa wenda ni urugero ushaka kongera, ushobora kuza wenda ukavuga ati kugera ahangaha niho nshaka ko video yanjye igarukira. Urabona ko iyi ni mark out, ugashyiraho mark out igahita igarukira ahangaha. Cyangwa ukavuga ati ndashaka kongera imbere, ukaza ugashyiraho mark in igahita yigira imbere. Ubwo iyi ni tools ya mbere tumaze kwiga bita mark in na mark out. Noneho kuza kuyikuraho, uraza ugakanda ibumoso bwawe, ukaza ugahita ugira kuri clear and out. Urabona kivuyeho. Uburyo bwa kabiri rero ni uguplayinga. Ushobora gukanda tab kuri mashini yawe, ni iriya button nini nyine iba iri hejuru ya suri, urabona, cyangwa ukaza ugakirika ahangaha bisanzwe. Hanyuma ahangaha ni ugukora ugasubira imbere gake gake, cyangwa ugasubira inyuma buhoro buhoro. Izi ni tools ebyiri tumaze kureba mark in niyo guplayinga, niyo gusubira inyuma cyangwa ugasubira imbere gatoya. None ushobora kuvuga ati video ya wenda ni urugero ushaka ko video isubiraho aho gutangirira. Urabona akangaka karanga karimo hagati. Hano nahitangirira. Urabona ko yitijya hitangirira. Hano nahirangirira. Noneho iyi tools iri ahangaha ni idufasha kugira ngo wenda dufate ifoto. Umuntu ashobora kuba arimo kugenda gutya, tukavuga ati dushaka ino foto irimo ahangaha, tukaza tukayicapturinga tukayifata. Ni nkaho dukuzaga screenshot kino foto, tukaza urabona ibirimo format iyi foto ni JPEG. Hari JPEG akaba na PNG. Aya niyo ma format wenda abantu benshi tuzi gukoresha. Kabaza ugahitamo JPEG, cyangwa ukaza ushaka kuyisavinga kuri nuza yawe, kuri machine yawe, ukaza wenda urugero ukayisavinga kuri desktop, ugaselectinga desktop akaba ari ifoto yabiza kwisavinga. Hanyuma cyangwa nanone iyi input project, urabona iyi ni projet nyine, hano niho dushyira ama projet yacu, cyangwa tugahita tuyikora screenshot igahita ijya hano mu hasi muri projet. Ubwo wenda naka duhita tuyishyira no muri projet. Already urabona ko isiza no muri projet. Iyi ni ifoto,
urabona ko iyi ngiyi ari ifoto. Ubu tumaze kwiga utungutu, rero tugiye kuri izi ngizi kugira ngo tuzikoreshe turimo kueditinga ibintu birimo hehe, biri muri timeline niyo idufasha kueditinga video yose. Ibi ngibi tuba tukiri gutestinga tureba ahantu wenda video ahantu turayihera ukuntu biragenda. Reka dutangire wenda n'urugero tuvuga ati iyi video yacu ndashaka ko uyu muntu akizenguruka uku nguku aba ariho itangirira. Reka wenda uyu muntu akizenguruka gutya aba ariho itangira. Turakora marking nk'ibisanzwe, dukore na tuze akigera ahangaha dukore na mark out. Hano rero hari inzira ebyiri ushobora gushyiramo ibintu. Ushobora kuza ugaterura iyi video yose, hano no guterura video yose iri kumwe n'amajwi ukaza ukabiterekamo hano. Iyo ukimara kubiterekamo bahita bakwereka sequence. Iyi sequence n'ubundi yitiranwa n'iyi video. Urumva ntabwo wamenya gutandukanya iyi video n'iyi sequence dukoze. N'urugero uhituza hano kuri sequence haba hariho akantu kameze gutya. Nyine ugakuze bahita bakwereka ko ari sequence. Ukaza ugahita uyita izina, n'urugero sequence reka tuyita izina intego. Urabona ko already intego ihise creating, video nayo isigaye kwayo. Kugira ngo utaza kugucanga ujye uhita ufata sequence uyite izina. Urabona ko twateruye yose turaza duterekamo. Urabona ko ziza ari ebyiri. Hano hari ukuntu ugaterura video yonyine cyangwa ugaterura audio yonyine bitewe n'icyo ushaka. Ushobora kuba wenda n'urugero ugiye ufite indirimbo irimo amajwi inarimo video, ushaka indirimbo gusa uraza ugateruramo audio yonyine, cyangwa wenda waba ushaka video yonyine ugaterura video yonyine. Kandi urugero dusibe yari irimo video yonyine. Video igomba kujya muri V1, ahantu hari V1 V2 nyiniza muri V, naho audio ikaza muri A1 A2 A3 A4 gutyo nyine biterwa na audio zirimo. Ukaza ugaterura na audio ukaza ukayiterekamo. Urabona ko audio igiye muri A, video ijya muri V nk'ibisanzwe. Hano rero ushobora kubona udashaka ko iyi video yawe igaragara, ushaka kuza ukayimutinga gutya ukaba waplayinga nyine ukumva amajwi aravuze ariko nyine video itari kugaragara, cyangwa ukaza ukammutinga audio ukaba wareba video nta majwi arimo, nabyo birashoboka. Reka dutangire dukoreshe amaturuzi. Aya maturuzi ari ahangaha, ushobora kuza ukadragingamo video yose. Hano hari turuzi yitwa link selection. Iyi link selection n'abantu bazi Premiere Pro abenshi ubusanga batayizi kabisa. Iyi link rero ikintu dufasha nukuba ushobora gukata wenda video yonyine, cyangwa ukaza ugatwara video yonyine ukayijyana hano hirya, audio igasigara ahangaha, cyangwa ukaza ugatwara audio igasigara hano. Nyine biterwa n'ibyo ushaka, ukabilinkinga gutya ukaza utaterura video imwe ngo bikunde, wagira gutya ukaba waterura video imwe ayo yiyo hejuru ikagenda, cyangwa ugaterura audio ikagenda. Reka dukomeze tumanze twige aya maturuzi. Tugiye kwiga amaturuzi 1 2 3 4. Ndakeka aya ngaya ariyo turabasha kwiga kuri uyu munsi. Reka duhere kuri iyi ngiyi. Iyi ngiyi niyo iselectinga nyine iraza igaterura ikajyana ahandi hantu. Ndakeka iyi ngiyi mwabonye ko nayikoreshaga kenshi. Hanyuma reka dukoreshe Liza Tools. Liza Tools iraza igakata. Hanyuma washaka guterura ukaza ugakoresha Selective Tools, wakuraho gutya uko bishaka. Ugaterura agashyira hasi hejuru. Noneho reka turebe ikintu. Iyo tugiye guselectinga n'ubundi bisanzwe turaza tugaselectinga gutya, ariko hari igihe ufite amafootage menshi agera hirya naho utareba. Niyo mpamvu ugomba kuza ugakoresha iyi select, ugomba kuza ugakoresha ingi kugira ngo selectinge byose. Kaza n'urugero kavuga ugiye guselectinga ugakanda gutya, urabona ko already ibintu byose yahise biselectinga, nyine biselectingiye icyarimwe. Urabona tumaze kwiga iyi ishobora guterura, tukiga iyi ngiyi ishobora gukata, tukiga n'iyi ngiyi ishobora kuba ya selecting ibintu byose. Ndakeka video
aranga twayigarukiriza tukazakomeza ubutaha noneho tureba ukuntu ushobora kuzuminga, ukuntu ushobora tureba ibintu byinshi. Mbese nizere ko iyi video yagushimishije. Kora subscribe, like, share, unatanga igitekerezo cyawe.